cyane. VIP uyu munsi mbafite ikiganiro kidasanzwe kuri 207 ndi kumwe n'abantrepreneurs urabona umwe haransinda hano ariko uyu munsi ikiganiro tuzakuba dufite uyu munsi ese birashobora gukora ibintu bya class restaurant bar class hano muri Amerika nko mu Ibiga tuza kuganira urugendo rwabo challenges bahuye nazo ndetse tunarebe 207 ubwayo ibyo itanga ama services n'ibindi byose turabiza kuvugana uyu munsi let's go ariko manze murindire muri kumenye Nice shot. Iranzi let's go. And I'm doing it fast. Here is the question: are you ready to dance? When you hear my rap rhymes, you will take your chance. Iyi brochette bita umusoso kirundi ariko mu kinyarwanda twita brochette y'umubiri. Urumva ko VIP genda bahurije iba nongeye kubasuhuza aba VIP amakuru yanyu mwagize icyumweru cyiza se nongeye kubayambira thank you so much kuba mwongeye kuma opportunity hagaruka mu matelefone yanyu mu mazu yanyu tukaganira uyu munsi rero nibisanzwe dufite ikiganiro cyiza n'aba VIP hano tubaha dukunda muri community yacu hano muri state ya Maine muri Amerika n'aba entrepreneurs turaza kuganira neza abangaba bakaba founders ba Restaurant Bar 207 akaba ari turimo turaza kumenya byinshi kuri uyu munsi bafite ibintu byinshi baza kubereka baza kubabwira ariko mbere yuko dutangira niba ureba kuri channel bwa mbere iyi ni channel yitwa VIP TV ni channel ya business entrepreneurship ndetse no kwiteza imbere ntabwo niba ruga mbere irebye subscribe hanyuma ugumane natwe so ngiye kubanza kuganira nabo mbaho umwanya wabasuhuze hanyuma twinjire mu kiganiro. urakoze Gael urakoze no ku mwanya wafashe wo kuza kubona natwe banyita Antoine Bikamba abantuye hano muri Portland Maine ibindi turaza gukomeza tubiganiraho. Thank you so much. Banyita Aline Bucyana n'abantu ntuye muri Maine nanjye ubwo nyine nkuko Antoine yabivuze ibindi turakomeza tubiganireho. Nanjye ndabashimira Gael bamwaduhaye umwanya n'abagukurikira ndabasuhuza bose ngiye nitwa Dama Rugaba nanjye nkaba ntuye hano muri Maine muri Portland Maine. Yes so ngo bari kabari ari bo ba owners cyangwa se ba co-founders ba Restaurant Bar 207 akaba ari cyo kiganiro ko uyu munsi turaza kuvugana nabo urugendo rwabo naho bageze hanyuma n'ibyo badufitiye hanyuma reka tubanze uyu munsi ndashaka ko tuganiriza abantu baro baratureba ko mu bantu baratureba harimo abantu bakuru hakabamo abantu batandukanye nibaza yuko harimo ikintu baza kwiga uyu munsi mu kino kiganiro kuko nibaza ko iyo tubonye twibwa abantu bakuru ibintu tuba inspire kandi tuvuze ko ikiganiro uyu munsi kiza kuba inspiration ku bandi reka mbere ese iki gitekerezo cyo gukora restaurant nkingi class nziza gutya cyavuye ni gute cyavuze? Aline Ladies first. Umva igitekerezo cyaje iyo abantu bicaye bakaganira bakahuza bageraho bakagera ku kintu nyine bakavuga bati reka tugire icyo dukora. Igitekerezo cyatangiye na Feu Alain Nahimana twagitangiranye nyine turi kunywa akantu tutise wagira icyo dukora muri community hano tukagira bar ya class resto ya class community yanyu nini yacu hano nini cyane se nta kintu hamubwira nti twabikora wewe
nako byatangiye nyine turademara tugenda gahoro gahoro n'amayetape myinshi turakomeza tubiganireho okay so urumva ni ikintu cyaje gusoma muraganira hanyuma se Dama umwunganiye igitekerezo cyo gusa n'ukiza tuzi ko process iri process kugira ngo ubashe kuva mutangira urugendo rwabaye gute byagenze gute n'izihe challenges yasohoye ikintu cya mbere nk'uko bavuze icyo gitekerezo kimaze kuza twarebye mu mateka yacu turi ahangaha hari n'abandi bagiye babigerageza ariko ugasanga ari serivisi ari ikintu nkasanga kitagaragaza abo dushaka kuba turashaka ko abantu baza kuvuga wow aha bantu bafite ahantu heza natwe twakwifuza kuza ariko natwe tugashaka ko binatesha n'ishema kominote zacu bavuge ngo dufite ahacu nk'uko bavuze byafashe umwanya twararebye turavuga toke ni ibiki bindi twashyiramo kwerekana ko hano ari ahantu umuntu aza akisanzura ariko noneho tukanareba na za famiye niyo famiye ivuga ngo turashaka kuva mu rugo tujya ahantu n'abana turya ibiryo by'iwacu n'abana bicare bisanzure ariko nk'uko yabivuze twararebye turavuga ati aka ni akazi kugira ngo tugere ku kintu kizima ntabwo ari akazi k'umuntu umwe ni gute twafatanya Aline ufite iyi expertise Dama ufite iyi Antoine ufite iyi Alain ufite iyi noneho turicara turavuga ati wowe ushoboye iki kora iki wowe ushoboye iki ukora iki ariko tugira ahantu famiye zaza zikisanzura urubyiruko rwaza rukisanzura n'ahantu haduhesha ishema nk'abanyarwanda n'abarundi byiza cyane kandi nicyo kintu gitangaje kuko iyo urebye tuwusenge Bristol Bar ubona ko ni ahantu twanabizi nzana abadamu n'abana ni ahantu heza vraiment turaza kugira umwanya wo kureba ariko utabizi ikintu mu gihugu cy'amahanga natwe babayimika ntabwo byoroshye ese ni izihe obstacle mwagiye muhura nazo cyane cyane kugira ngo mubashe nko kubona ibintu bitandukanye hari ibyabo rimwe na rimwe dukomanaho bakubona uruhu rwawe bakumva accent yawe bakagira ngo izo ese nk'ururimi rwagenze gute so urakoze kuri icyo kibazo kwa kundi bivuze ntabwo ari ibintu biba byoroshye twarirutse cyane kugenda ushakisha ibintu d'abord kubona iyi emplacement ntabwo cyari ikintu cyoroshye twagize a call from a friend atubwira ko hari opportunité mbere iyi 207 yari Italian restaurant bitaga Maria's Restaurant since 1976 yari ituye aha hanyuma bafashe icyemezo cyo kwimuka tubona iyo opportunité for a bigger space ushobora kuhakorera ibintu byinshi so nuko icyo decision twayifashe yo kuvuga dutangize icyo kintu ariko ntabwo twari tuzi noneho gukora muri Amerika se uzatangirira he so nibyo twatangiye tubaza tuganira n'aba owners bari bafite iyo restaurant mbere bagenda baduha za ideas tujya gukomanga ku miryango za City Hall za Maine state of Maine tubaza ibyangombwa bikenewe kugira ngo umuntu amalicenses ibyo byose mbese tujya no gufata classes kugira ngo for example to be a servers you have to take classes to be able gutanga inzoga guserva inzoga you have to take certain classes na gupfa kuza gutyo ugahagarara hariya muri bar utafashe izo classes ni ibintu biri professional kuko inspection ije ikakubaza ninde ufite license yo guserva inzoga ugomba kuyerekana so ibyo byose na challenges twagiye tubaza dufata classes tujya muri City Hall to apply even for a grant yo kudufasha gutangira iyo business yari challenges mentions ariko twagiye tuyacamo tugira n'abantu baba coach bagenda badufasha baratwereka inzira wacamo ariko ntabwo byari ibintu byoroshye na mbere twashakaga no kuhakora because it's a big place kuhakora na night club ariko nabyo bifite requirements nyinshi cyane utashobora no gutangira udafite means zifatika so ni izo nzira zose twagiye ducamo ariko Imana yaradufashije twashoboye no gutangiza n'ibi bike
nk'ubu nabwo examples iyi space iri hano muri basement ntabwo twayikoreshaga mbere dutangiye last week mbere ya twayikoreshaga nka storage ariko tuvuga ko harimo opportunity noneho yabyara umusaruro nibwo twazanyeho aya ma pool tables so ubu clientele ikongera yiyongera abantu bakaza bakagira ahantu entertainment bishima basangira n'inshuti n'abavandimwe so kumva ko aba immigrant communities yaba abanyarwanda abarundi abakongomani bose bavanze n'abanyamerika baraza bakisanzura kuko icyo nicyo kintu aho niko kazi kubera yuko hari izindi navuga njyewe nagenze mu ma different states z'abanyafurika ndetse tuzi cyane cyane turi z'abasomali n'iki ariko ugasanga si ahantu abantu bose bazi by'abazungu by'abakene wowe ubona ko umuntu wese yaza akicara icyo ni ikintu kuko nk'uko mwavuze muti twaricaye igitekerezo kiraza dushiramo ntabwo byoroshye bisaba abantu bari special bikababaza ese ibintu bya entrepreneurship ni ibintu kandi iki kibazo nshaka buri wese aza kuvuga ni ibintu mwari mufite kuva kera ni ibintu byaje kuko nabyo ati igitekerezo kikaza umunsi umwe ibintu byo gukunda entrepreneurship byavuye mbere ko nsubiza kuri icyo nashaka kongera ku byo Antoine yavuze kuri challenges zo nk'abamigra murabizi twese iya mbere ba finance ariko nkurebe mwishyize hamwe iyo financement mushobora gukemura iyo step ya mbere ikindi cya kabiri muri restaurant twese tujya gutangira restaurant twese twatangiye restaurant dufite utundi tuzi kandi twese turacyafite utundi tuzi dukora so iyo gushyira hamwe nanone iyo challenge mukareba ukuntu muyikemura indi ya gatatu nkuko Antoine yavuze hari amaklasi twagiye dufata ariko challenges ugiye gutangira ikintu ugashyira challenges imbere bituma utavansa tugiye kuri ibyo bya entrepreneurship ubanza ukareba challenges zihari ni nyikemura gute ni financement ushaka gufatanya n'uri iyo financement tukayikemura ni expertise hari ushobora kwiga iyo udashoboye kwiga ni mugenzi wawe arayifite uretse na mugenzi wawe nkuko yavuze hari aba mentor hari umudamu wigeze ku oninga company bita Black Tie yari catering company yone for 25 years sinzi ukuntu twahera ngo tutangira restaurant azanga buri munsi avuga ati mugire gutya so ushakisha aho udafite expertise ugashakisha umuntu ushaka kuyiguha swat ku buntu cyangwa se binashoboka kanamwishyura akakwigisha ibyo utazi so nicyo nashaka kuvuga kuri iyo challenges twagiye duhura nazo nako uvuga entrepreneurship ngenda kega ko buri muntu wese mu buzima wese aba afite spirit ya entrepreneurship aba yumva ashaka gukora ikintu ariko entrepreneurs nta muntu ugira courage akavuga atoke sijye kugitekereza gusa akabishyira mu bikorwa naho buri muntu wese ahora dreaming ko ashaka gukora akantu njyewe ndivugira ku giti cyane njyewe natangiye ni muto ni muri secondaire nkuru turakatwanye gauche droite nigaga muri école technique afite ibiraga mu banki go mahari yankora imfunguzo n'umusore mugenzi wanjye akorera amafaranga yanjye nyuma nza kubivamo njya mu ishuri sa nkaho nta ya spirit ya entrepreneurship uri kumyaka igenda kuraba gatariko kinataye espace yanjye so iyi restaurant ubu mbere ngize nongera na cleaning company hanga mbere yuko nza muri iyi restaurant nigeze no gukora ibintu bya tax returns secteur moment urushaka kuvuga ati ni iki kintu so igitekerezo cya restaurant kije nangwa gato I'm in ariko hari n'ibindi nabyo bizaba binakurikira n'ibi ngibi yari menya ari ibintu ufite mu maraso nkunda abantu nkunda social so iyo bigeze gukora mu bantu ibintu natekerezaho je ne réfléchis pas deux fois so ariko no mu Rwanda nari mfite restaurant bar so urumva nari mfite deja bagage ihagije nacyo gituma twicaranye na Ala nyine turavuga tuti ubwo ufite iyo bagage reka tubikorere hano sasa muri Amerika turebe ko nako byatangiye
urumva ko bavuye kwigenda bahuje iba ihiye neza ifite chef d'inoce hano uba wayokeje akatwemeza. Iyi ni brochette y'umutima niba ushobora kugerageza ukumva umutima bavuye kwigenda babwira bwa kandi mvugisha ukuri izana n'agatoki n'udutunguru dufite n'agapiripiri kwa kundi bagakora modeli y'iwacu kaba karyoshye cyane mu rusenda. Hano noneho tukagera kuri brochette y'ururimi urusarisha abantu ururimi ngewe niyo my favorite. Yes. Urabona ko namaze gukuraho imwe mbere ya kamera. So urumva ko akompanyuma zayo ushatse bamuzaya na fries, ushatse bakamuzaya n'igitoki, fried banana, ushatse iyi ni mizuzu light. Iyi noneho ikaba ari brochette y'inkoko, ikaba nayo iryoshye cyane nawe uzi kumvaho n'inkoko nabapimira ababyeyi. so murumva ko ari karibu umwanya wose mushatse 207 iwanyu. Murakoze. Ababyeyi, thank you so much. Biriya biryoshye cyane. Ahubwo ntituri kuri kamera kuba twirinda. So icyo nakongera binyerekeye ni uko muri famiye yanjye iyi esprit entrepreneurship turayifite kuva kera. So nakuze mu muryango ducuruza. Nka mama wanjye yatangiye kunyigisha, twari dufite butiki cyangwa alimentation. Natangiye gucuruza mfite imyaka 8. Mvuye ku ishuri nkaba nicara ngacuruza inzoga, ngacuruza ibyo byose. Aho ni muri Congo. Tugiye mu Rwanda birakomeza gutyo. So abakuru banjye bo bari bafite n'ama night club. N'ubu mfite mukuru wanjye uba muri Canada nawe ufite restaurant nini cyane izwi ku izina rya Caramela. So ni ibintu biba ninga mu muryango dukora ibyo bintu byose. So mfashe nka jokes ibyo bintu tugiye gutangira izi business inshuti yacu yapfuye Nahimana. Byatangiye mu mikino gutyo hashize nk'imyaka 5 kera tuganira. So chaque fois for example baje mu rugo cyangwa tujya ahantu gutembera bakabona ari jyewe wahagurutse uri guseba abantu n'ahantu atari iwanjye ndi guseba kuko mba numva biri mu maraso mbishaka kuvuga ariko wafunguye ibyawe avuga oya ntabyo ndi gutekereza. So iyo opportunity ibonetse turavuga why not taking it. So nuko twatangiye ababyeyi murumva abantu bari special umva ko bose mu maraso kabize ko umwe muri secondaire yarakubita ifunguzo hariya akora hariya undi Kigali urumva ko yari afite restaurant Antonio wari birangije bafite 8. hari umuntu Antonio wambwiye cy'ubundi twari twaje hano gufita anniversaire ya madame. Hari umupapa umwe yambwiye ati buriya Antonio mureba ko kuva umwana yaracururizaga mama we ati buriya ati ntubona ko utandika ariko ntashobora gufasha ibyo yatanze. So urumva ko ntabwo agaciro dama nkugarutseho nugira ngo buri wese tugire reka ngo tugeze ku rubyiruko aba baratureba kubera ko deja mega muri inspiration ko hari abantu benshi bavuga bati twe twaje hano dukuze ururimi ruragoye bikaba excuse nyinshi zo kudatanga ibintu byabo. Ariko nibaza ko mwebwe mufite mission zitandukanye abantu bose babibonamo. Navuga ngo nawe wundi mukuru waje nta excuse avuga ati niba yarabishobora ariko akomeka tugere ku bakiri bato ni inama abantu batobaza kuko ikintu cyo gushira hamwe uvuze ati icyo ntafite mugenda gifite twashiramo twakuriye kandi ibyo somo twabigiraho ko icyo kintu kigorana cyane cyane mu mico yacu ya Kinyafurika. Ni iyi nama mwagira abantu bakiri batoye bashaka kumenya ibyacu byashize mu mahanga sirtu mu mahanga. Ibyo bintu uko bivuze biragora nabyo ntabwo ari ukubeshya. Rero ngira ngo hari imyumvire mike yo gushyira hamwe usibye ko muba mushyize hamwe imbaraga ariko iyo mwumvikanye mugitangira responsabilité zanjye zirabizi izawe zirabizi
izawe mukabishyira mu nyandiko mwese mukarespect iyo nyandiko. Hano muri iki gihugu abantu benshi ujya bumva ngo wa shareholders abashyizemo amafaranga yahariya, ariko kubera ari impapuro basinye dore ukuntu uzajya bunguka, akaba avuga ko nta mategeko ni legal, haramutse habaye ikibazo azi kosi yafata. So osilo ntabantu bagomba kuba mu trust. Ya kabiri mukoranye ntabwo wareka nguriya ari ukora wowe wicare hanyuma uzu claiming. Mugomba kumvikana ko responsibility zawe nizi. Ku bana bato rero ngiye icyo navuga, hano hari ama opportunity menshi. Ndibuka najya nkoresha umuhungu ufite imyaka 22, namubwira ngo njyewe mfite accent, wowe nta accent ugira, wowe nta excuse ufite. Njye niba nshobora kwigeza nta accent ufite, wowe wakagombye kurenza naho nageze kugira ngo wowe, kuko wowe wakwisanzura ahantu hose. So ikintu gihari ni ukumenya icyo ushaka. Umenya icyo ushaka niyo cyaba kigoye, ntabwo wabura abantu bakugira inama. Wowe Gael urahari, twe turahari, hari abandi entrepreneurs muri community zacu. Wahamagara umuntu mukamubaza ati what do you think iki gitekerezo, hari idea wama ntafite n'igisubizo, nakurangira kwa Gael. Uzi Gael hariya tumva abifite mu bumenyi kundusha, ariko ni kuri tugomba kubakana twese hano. Ubumenyi ufite ukabusharinga n'abato nabo bakumva ko bagomba. Hari umu TV show nanga yita Steve Habinyankunda ayavuga ati buriya entrepreneurship ugomba kuba ready ku jumping. Ngo of course ngo jumping ubwa mbere parachute ntabwo izafunguka, ushobora kugwa hasi ugakomereka, ariko ugomba guhaguruka ugakuza. So kandi ku jumping niyo courage yo kuvuga ati okay mfite igitekerezo ndagiye, ntutekereze ngo kizananira. Buri wishize failure mu mutwe wawe nta kimwe wageraho. Kandi business ngene ngiye kurangiriza nta rondogora, ugiye kureba ama companies menshi yo muri Amerika ari yakomeye, abayobora n'aba engineers. Kandi bavuga n'aba engineers kubera aba engineer icyo bakora ashyira motere hamwe yajya kwirangiza agasanga ndakora akamara kayibombora agatangira zero. So muri business ugomba gutekereza ko hari uzagerera bikananirana kwemera ukabomora ukongera ugatangira bushya. So iyo attitude ni ituma abantu muri business batera imbere. Great advice. Allez, hari cyo kongera n'amakoko. Ngiye cyo nakongera c'est juste qu'il faut oser. Icyo abantu bose batinya ni icyo kintu nyine cyo kuvuga ati jumping, ariko wabitangiye nyine n'ibindi uhuye nabyo byose ugende kubera ko wabitangiye nyine uravuga uti ntago nasubira inyuma, kuko namaze ko investisa amafaranga, namaze ko investisa energy yanjye, namaze ko investissement ni nyinshi mu buryo butandukanye. So uravuga uti aho gusubira inyuma n'ahantu ngeze, reka nyine bushinge ndebe ko, and you keep pushing ukageraho nyine uvuga uti oh wow. So nyine ifoze hanyuma ukagisha n'inama nyine y'abantu babigiyemo imbere yawe, bakakubwira ati twanyuze aha tunyura aha duhura n'iki bikagufasha, bigatuma bikaguha ingufu nyine, bigatuma nkomeretse ibyo abakozi n'abantu batangira gusa hari n'iyo uzakora amakosa, ariko amakosa uyigira, ariko icyo bivuze ni uti baza n'abandi nawe wigirira ku makosa yawe. Noneho wowe n'iki vraiment wasigira young immigrants baba barabara right now bakavuga ati turashaka gukora natwe ibintu turashaka gukora iki, bari hanze dusigaye dufite ama diaspora yacu menshi atandukanye, apana gusa muri Amerika, Canada, Burayi hose. Niyo mpamvu abantu hamwe muri inspiration n'iki wagenda mu kibazo. So inama nagira abajene bakiri batoya bashaka kwinjira mu bintu bya entrepreneurship, nuko abagenzi banjye bagiye babivuga, no kugerageza buri kintu gufata iyo step ukavuga niba nifuza gukora iki kintu reka yigemo, cyangwa rebera examples ku bandi bantu bagenda babikora. Ntutinye, uvanamo ubwo bwoba muri wowe, isungane n'abandi, mugerageze gukora ikintu, muzane ayandi ma ideas. Nk'ubu urebye ama communities ari hano y'aba immigrant ubu
yateye imbere ugerageje kureba cyangwa gukompara n'imyaka yari imbere abantu benshi bari bafite ubwo bwoba bwo kuvuga why mfite ubwoba bwo guturayinga iki kintu ariko abantu bagiye babikora kandi success ziri kugenda zigaragara so nta kintu cyiza nko kubona ko uwundi muvandimwe yateye imbere nawe wagerageza gukora izo step gukurikiza muri izo step ukagerageza no gushakisha ayandi ma idea kugira ngo witeze imbere cyangwa uteze n'abandi bantu imbere so nicyo nankuraje abajene bari hano muri mene cyangwa mu yandi ma state ari hano let's try gerageza ubaze gerageza ukomange ku miryango itandukanye kandi I'm pretty sure ko bizagenda neza donc birashoboka akandi kantu nakongeraho gato abajene bari plus agile muri tekinoloji kuturusha twebwe kandi muri tekinoloji hariyo information nyinshi cyane nabankuraje ko bashobora gukora research byoroshye akareba ikindi cya kabiri defo hari ikintu kijya kitugira nk'abanyafurika si tubona umuntu atanga ikintu nawe ugashaka gukora exactement icyo yatangiye gerageza urebe n'iki kibura muri community gerageza ushakire hanze icya gatatu ndangirizaho nuko buriya kwikorera niyo yakora amasaha 20 ukora utidoga there's nothing that makes you feel better than working for yourself niyo yakora amasaha 20 uzi ko wikorera kandi niyo ugira ka success kangana gutyo utaha wipatinga ku mugongo ati good job kuko wikoreye washyize mu imbaraga zawe kandi wakigezeho iyo feeling niyo bagomba gucesinga nyine nicyo nabagira mu inama kandi abajene bumve neza ikibazo iyo bikora ariko ikibazo point ari time taburuka kabona yuko barashaka bose kugira ngo yoshe uravuga dufite utundi tuzi twese ntawe ukora munsi y'amasaha 80 mu cyumweru hano ariko ubuzi ko wikorera ubuzi kandi ntiwidoga urabyuka alarm irasona okay amasaha yanjye kugenda arageze nta wundi ublaming ni wowe rero ntabwo uri gutangiza business ngo ugende wicara kuri beach ujye ubona shares zawe gusa kandi umubose mwiza nuyobora by example ntabwo agura umukozi wawe ngo kora gutya wowe wicaye hariya watabona ukora Thank you so much. Thank you. Oh wow. Thank you so much. Thank you. Ndumu VIP from Kigali. Ariko ba VIP ba from Buja, Congo, namwe zanyu zirahari. Yes. So ni kuvuga ngo rero icyo tugiye gukora iyo tuwa 7 tumaze kuganira nabo twumvise urugendo rwabo twumvise their spirit ubu rero tugiye kureba kugira ngo tugibone so tugiye gusaba umwe muri bano batuzunguruje batwereka ama services batwereka ko nabwiye this is class reka turebe rero class ko ngiye nemera gake ariko naremeye so we're going to see your class batwereka byose bitandukanye munyemera mwakoze cyane kuba mwari kumwe natwe mukinspiring abantu benshi abakiri bato babikoze ndetse n'abakuru babonye ko birashoboka so thank you so much ariko rero reka nanjye mfata umwanya wo kugushimira ko wafashe umwanya wawe na cameraman wawe turabashimira cyane kuri iki kiganiro twagiranye ariko reka dukomeze tubereke turacyakomeza tugiye kureba sasa nyize turangije interview twaganiye urugendo rwanyu n'iki byose ariko niba cyo kubaza ariko nashaka kubaza akazina tose kavuye ko ari akazina keza cyane so akazina ka 7 nkuko twicaye turimo dukora iyi projet
tumaze kubona ahantu tumaze gusinya kontra turibaza turavuga se ahantu tuzahaye izina rihe tuvuze ngo ni resitora y'abanyarwanda cyangwa y'abarundi cyangwa y'abakongomani buri umwe azisanta ko atari welcome atari ibye so dukomeza gutekereza noneho umwe muri twe aravuga kuki tutayiha izina rya 207 turamubaza ati kuki wumva ko twayiha izina rya 207 aravuga reba abayimigra bose tuba tuje hano abavuye muri afurika abavuye muri europe abavuye hirya no hino ikintu kiba gibahuje kimwe cyonyine niyo area code ya 207 ihuza abantu benshi bahuriye hamwe iyo code ya area ya 207 niho twayifashe turavuga ni area code ya main. Let's try to get this. Uziko ngiye ubona ko 207 ya area code. Ni area code yo muri main nuko twayifashe yumva ko buri muntu ari welcome to muri main. That's so creative. Yes. That's nuko twabonye iryo zina. Atwa. Hano twere angana ahantu nuko natangiye bibwira hano dufite 3 different levels. 4 different levels muri 207 bar restaurants. Ahantu kera twakoreshaga nka storage then igihe cya covid gitangiye twari twashatinze down turavuga none business iri kugenda ipfa twatakaje amafaranga menshi none reka turebe ikindi kintu cyatuma twabyaza umusaruro so nuko ukuntu twabitekereje turavuga let's create something like entertainment kwatira abantu benshi kuko tuzi ko abantu benshi bajya gukina za biyara hanze cyane kuko ise tutashiraho ama pool tables hano nuko iyo ide yaje kandi iyi pool table twashize hano twabitangije last week ubu customers bari kuza benshi barishimye baridagaduye ibi ni bishyashya kabisa ni bisha ni one of the basi afite pool tables hano kuri 207 so ni karibu abantu bose bifuza 207 mu rugo muzajye muza anytime dufungura from Wednesday to Sunday Monday and Tuesday tuba turuhutse ariko from Wednesday to Sunday dufungura kuva saa 10 kugera saa 7 z'ijoro uyu munsi reka dusabe Antoine twereke ibintu byose bafite avuze ngo afite 3 levels twereke zose reka tugende karibu so hano bakweretse tuba dufite entrance ebyiri address iri kuri Cumberland Avenue address ni 337 Cumberland Avenue ariko abantu baje kuri Cumberland baca ku muhanda wo hejuru hano niho tufite big space ya parking niho abantu binjirira tukaba dufite na espace nini ya parking en face ya Preble Street sinjya mbitekereza biba hano niho abantu nabo binjirira abandi batashatse guca hejuru dufite system za security umuntu araza akabazinga tukamufungura from the camera tuba tubona abantu binjira so na parking iri securisé 24 hours that's great yes. Sikuze kujya byibaza buri munsi umuntu acahariye yes so hano hasi dufite 2 different bathroom z'abagabo n'iz'abagore za accommodating abantu bose bishakiye ukuntu baje great tukazamuka noneho hejuru shaka kubereka sali y'aba VIP nkamwe cyangwa abandi bantu bifuza anaba VIP bikabacanira amatara bereke ahantu heza ahantu kenshi twakoresha ibintu bitandukanye hashobora kuza abantu bifuza gukora anniversaire y'abana bashobora kuza hano tukahategura bakahakorera anniversaire y'abana cyangwa abantu bafite inama bashobora kuza bakahahurira hano bafite inama mu kanya abantu baza kuza nimugoroba turi kubategurira baraza guhurira hano hari abandi bantu bajya bashaka gukora za amapari atandukanye byose turabaha wedding parties yes birthdays yes. baby showers byose ikintu cyose event umuntu ashatse ni event space kandi urabona ko hari separated from the bar nanuze umva mu mufite space ya yes kandi ahantu tuhita virunga n'iryo zina twaje hari virunga tuhita virunga so abantu bari welcome kuza kuhakorera ibintu byose mushatse kuhakodesha ubusanzwe na $350 tukabategura uko bishatse great dukomeze tujya umunsi wose yes
tugakomeza hano dufite za exit doors hirya no hino. So hano niho muri bar. Iyi bar ifite capacity igihe atari ibintu bya covid yo kwakomodatinga 60 people, ariko kubera ibintu bya covid distanciation twakomodatinga up to 10 people muri bar. Kuko muri iyi minsi ni abantu mirongo itanu urabona umugani hano harimo 6 feet, yes, tugenda tubikora gutyo. So urumva ko ari full bar equipped, ibintu byose, inzoga zose abantu bashatse, za soda zose abantu bashatse, tujya twerekana n'imipira byose, ama event yose atandukanye. Dushobora gukomereza hano, reka turebe sasa aho bikorerwa mu buhanga bw'ibyuma ariko bahita ntabwo turagira ibihanga by'ibyuma, turi muri dining room. Okay. Hano ni dining room, baba baje bashaka kuganira, batashaka induru zo muri bar, bashaka kuza kwicara kurya. Ni nka family areas. Yes. Yewe yazanye umuryango wanjye twicara hano. Mukaza mukicara, naho ni space nini cyane, bishobora kujya up to 50 people as well. So zose ni ama space manini cyane tuba dufite hano. Na hano hejuru naho dufite izindi bathroom. So abantu baba bari comfortable kujya aho bishakiye. Okay. Yes. Great. So ndashaka kubereka ahandi hantu noneho ubuhanga bw'ibyuma aho dutegurira. ese ntiwatubikira akantu hariya karahari cyane. Ndashaka kubereka abantu dukorana nabo. Wow. Yeah. Kuri uku igikoni kimeze. Ni kinini cyane. Mama Jean. Dinos. Dinos uhuza abantu hano. Yitwa Dinos. Akajya dufasha hano mu bintu byo kotsa. Dinos abantu bashaka. Karyoshe, kabroshete. Tuba dufite menu muri minsi kuko tutarafungura cyane igarukiye za brochettes ubwoko butandukanye, za chicken, za beef, za tongue. Murateganya kuzongera menu? Turateganya kongera menu. Hakajyamo umuceri. Ibyo biba bihari, umuceri, isombe biba bihari, n'ubu bari kubitegura. Oya, ibyo biba bihene, byose biba bihari. So menu turashaka kuyi-extendinga buryo n'abanyamerika igihe baje bisanga nabo bariwa bashaka za hamburgers, bakazikora, bashaka pizza, bikaba bihari. Amamashini yose arahari, arabikora byo kubikora. Uva ko ni investissement nini twakoze itoroshe, kuko ufite igikoni kinini gutya n'aya mamashini n'ibintu kuko iyi ni commercial kitchen. Yes, ni commercial kitchen. Birahenze cyane, birahenze, ni ibintu byatuvuye cyane, bitoroshe. Maintenance yayo ntabwo iba yoroshe. Urabona ko vraiment ibi bintu biri class. Urebye ukuntu igikoni kimeze n'iki, this is really a great investment. Bahabona gute, byagenda gute, ese kuza umutume bya covid, ese no kubukinga before, ni walk-in, just message. Urakoze kuri icyo kibazo mbajije. Icyo nababwira ni uko tubahaye ikaze abantu bose, yaba abarundi, yaba abanyarwanda, yaba ayandi moko ariyo yose, izindi nationality arizo zose. Hano ni ahantu ha twese. 2-7 yakira umuntu wese ariwe wese. Ushobora guhamagara kubukinga ufite event, utayifite, you are welcome to walk in anytime. Twakira abantu bose, ni abantu turobanya, kandi turashaka ko muza mukaduteza imbere. Yes. Natwe nk'uko tuzajya tubikora abandi bantu bakoze ikintu cyatuma nabo biteza imbere, tugomba gushyigikirana. So ndabahaye ikaze cyane, mukaza muza muje kuduteza imbere, bizadushimisha kandi Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Mumva VIP, tugomba kuza tugafatanya, tugasapotinga. Hari koti nziza cyane ngo you rise by lifting others. Ni ukuvuga ngo uri uzamuka urazamura n'abandi. So ni kare iki kintu tugikore. Why umuntu yatekereza gutembera ahandi hantu, bene wacu bafite ahantu heza ahangaha ntituhajye. Si ukuvuga ngo aba-immigrant turi hano dukomeze dufatanye, dukore ibikorwa byiza, turizi muze gusapotinge 207 and heza, and then bye bye.
Shavuga bye. Aksanti cyane kandi kuri uyu mwanya twagize murabona ko twambaye ama VIP from Kigali Yes. kandi ni karibu cyane nikitagenda muzajye mutubwira tugikosore ariko twese twiteze imbere murakoze cyane. That's kuvuga ko babwire mujye mubabwira naho bakosora. Thank you. Bye bye.